ku nganda ziri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ubwo turavuga made in Rwanda. Mu gihe twamaze igihe kitari gito tuvuga tuti ese niki cyakorwa kugira ngo ibikomoka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bishoboke koroherezwa mu mahanga nkuko ibiva mu mahanga biza mu Rwanda ari byinshi, bityo byagera mu Rwanda ugasanga za container cyangwa se za ndege za kagozi bazaje zibizanye usanga zisubiyeyo amara masa nta kintu zijyanye, kandi zakabaye zijyana ibikomoka iwacu mu Rwanda. Dufite ubuhinzi, dufite ubworozi, dufite amatungo agiye atandukanye. Ibyo byose murumva yuko yangengo y'imari ikoze nk'ibyo yagenewe gukora koko, bityo tukabasha kwihaza ku musaruro. Za ndege nazo zajya zigenda cyangwa se ya makontineri azazanye ibikoresho bivuye mu mahanga, bityo nayo yajya agenda ajyanye ibikorerwa cyangwa se ibihingwa byacu mu Rwanda, bityo igihugu cyacu kikagenda kukirushaho gutera imbere. Reka dufate akanya gato twumve uruganda twasuye, ni Rwanda Special Materials Limited, rukorera hano mu mujyi wa Kigali. Twumve ibyo badufitiye, yewe tunumve ese ingamba zarwo nizihe mu guhaza abakiriya bagenda barugana. Ese barateganya iki mu rwego nabo ko kugira ngo batumize ibikoresho byabo biva mu mahanga, nabo kugira ngo ibikorerwa no mu Rwanda bashe kubyohereza mu mahanga. Turagaruka mu kanya. Umugabo umwe Cesar, inshingano zanjye ahangaha ndi sales manager w'uruganda. Uruganda rwacu rwitwa Rwanda Special Material Limited. Rwanda Special Material ikora ibikorwa transformer cyangwa se igakora ibikorwa bijyanye n'ubwubatsi bigiye bitandukanye. Dukora ibikoresho bijyanye n'ubwubatsi bitandukanye, harimo amabati cyane, hakabamo na imisumari, hakabamo amafera beto, hakabamo imireko y'iyo misumari birumvikana, ndetse n'imifuniko yayo. Tuvuze imifuniko twa tuntu dufata amabati hejuru mu bikorwa bitandukanye bimwe dukora muri ibyo ngibyo. Dukora amabati y'ubwoko butandukanye nk'uko mwabivuze nibyo, cyane dukora amabati asanzwe azwi muri uburyo bw'imigongo myinshi. Hari muri aya asanzwe y'umweru, amabati yacu ayo ngaya asanzwe azwi mu buryo bwa kangaro cyangwa se V12, arazwi cyane. Hanyuma tugakora n'amabati y'amabara muri yo abatandukaniye mu bukomere bwayo. Tugakora n'amabati rero azwi cyane abantu benshi bakunda kuyita ngo n'amabati y'amategura akozwe mu buryo bw'amategura cyangwa se mu buryo bw'amabati afite imigongo isa nk'ari migari. Ayo mabati rero abagiye atandukanye muri ubwo buryo, ariko cyane muri karite cyangwa se mu ngano zayo. Haruguru biterwa n'ubukomere bw'ibati cyangwa se n'uburyo ibati ringana, haba mu bugari cyangwa se mu burebure. Hari nubwo biterwa n'igiciro cy'amabati bitewe na karite ibati rimwemo. Gusa izo karite zose, ibyiciro byose tuba dufite amabati yabyo, ku buryo ari wa muntu udafite ubushobozi buhambaye cyane ashobora kubona amabati, na wa wundi noneho ushaka ya mabati akomeye cyane kandi made in Rwanda. Abanyarwanda barayitabira, bamaze kumva icyo ari cyo koko, ugereranyije nuko akenshi amabati ntago abantu bumvaga ko amabati cyangwa se gukorwa kw'amabati byasabaga yuko abantu bajya kure bakajya hanze, ariko kugeza ubwo Abanyarwanda bahinduye imyumvire, abenshi bashinze inganda, harimo n'uru rwacu. Urumva ngo ni Rwanda Special Material, uwo ni umwihariko kuko ni uruganda rw'iwacu. Ukirwumva wumva ko izo materiyeri, ukirwumva wumva ko izo design z'amabati ntabwo ari ngombwa yuko tujya kuzizana hanze, ni uruganda rwacu hano mu Rwanda. So Abanyarwanda rero bitewe no guha ikizere urwo ruganda rwacu kuko ruri mu Rwanda, ubona nabo babyumva baraza kandi nta kibazo. Cyo nababwira cyo uretse ko urebye pourcentage bari kugenda basobanukirwa, bari kugenda bumva neza icyo made in Rwanda ivuze, cyane yuko tuba dufite benshi batanga nk'ingero. Hari benshi batanga ingero bakaba bati aya mabati twarasakaje. So rero ugereranyije n'ibyo abanyamahanga bakora n'ibyo natwe dukora, burya nta difference irimo. Rero icyo nabamara cyo ni imyumvire nyine, kandi imyumvire ibyo ari byose dufite ikizere cyuko iri kugenda igabanuka. Muri Rwanda Special Material rero cyangwa se n'ahandi, ntekereza ko mu Rwanda nta tandukaniro na rimwe, ndetse n'uwaguze muri Rwanda Special Material we ashobora kwitangira urwo rugero. Icyo dukora twebwe tugerageza kugira ngo twubahirize gahunda za leta, nk'ikibazo koko gihangayikishije isi cyangwa se igihugu muri rusange. Ariko icyo tugerageza gukora, hari abatugana nibyo ya mabwiriza tukayakurikiza, ntabwo ari benshi, ariko ibyo byose baraza muri iki gihe. Icyo twebwe tugerageza no kugira ngo za gahunda leta yashyizeho natwe tuzubahirize kugira ngo dufatanye na leta kuba twahangana n'icyo cyorezo. Ariko baraza, ntabwo ari benshi nka mbere, ariko aho ba lockdown babaye nk'abarekura abantu ho gatoya, abantu baraza nta kibazo. Benshi bageze nko muri 60.
urumva rero 60 ntabwo twubahiriza ya mahame. Icyo dukora twebwe dushyiraho amashifti, dushyiraho shift tukavuga ati abaje mu gitondo bashobora gutaha nka saa sita ari bake, nimba ari 60 hakaza nka 30 muri departement zitandukanye. Hanyuma abandi bakaza afternoon, bakaza nimugoroba. Imbogamizi muri iki gihe dufite ntago nazita ko ari imbogamizi zihariye ku ruganda gusa, ni imbogamizi ziriho mu buryo buri rusange, ari mu buryo buri economic. Ngira ngo ni uburyo kwisi igihugu cyagiye gihura na depression cyane. Imbogamizi rero duhura nazo ahanini ni muri ubwo buryo bwa clients, abakiriya ntago bakiza nka mbere birumvikana. Izindi mbogamizi duhura nazo urumva gutumiza ibintu hanze ntago byoroha, hari ushaka materiyeri ntayibonere neza ku gihe. Byo ni ibintu biri muri rusange, niyo mpamvu navuga ngo imbogamizi duhura nazo ni imbogamizi ziri muri rusange, ariko mu by'ukuri gake gake abantu bagenda bamenyera ubwo buzima, ukabona ko bigenda neza. Mwarebye neza turi kwagura ibikorwa. Muri ibyo bikorwa rero ntago tuzahora twimporta gusa, oya, ahubwo tuzahora export. Turushaka gushyiraho system cyangwa se strategy yo kuba natwe twakora ibyo byose tugasagura n'amahanga. Ngayo nguko rero uwo ni umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'ubucuruzi cyangwa se kumenyekanisha ibigurishwa muri Uruganda rwa Rwanda Special Materials Limited. Ubwo rero uriyumvira yuko bafite gahunda cyangwa se ingamba zo kuba bakongera cyangwa se bakagura ibikorwa byabo bikorerwa hano mu Rwanda, bityo nabo bakajya basagurira amahanga.